Yes, bakunzi ba Kamanzi Official nongeye kubashimira mbifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Ni wa mwanya rero tugaruka ku makuru atandukanye arebana n'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga, aho twibanda kuri Pi Network ndetse na Ruby Network. Nibutsa abantu bifuza kumayininga Ruby Network ari ubwa mbere, baje kuri Kamanzi Official barebe ikiganiro nimero 219 kibafashe. Ariko abashaka kuregistaringa Pi Network ari ubwa mbere barifashisha ikiganiro nimero 148, hanyuma nkaba ndimo kubategurira aho muzajya mwifashisha Ruby Network, Pi Network ndetse na Pi Bridge, aho dushobora kubikomatanya bikaba ikiganiro kimwe kiregistaringa, noneho kuri registration ikaba inkomatanye ya byombi, hanyuma tukajya dukomeza kwigisha uko bakora n'ibindi byangombwa, uko buzuza ibindi byangombwa byankenerwa. Nibutsa abantu bashaka gukora KYC ya Ruby Network yuko bagomba kuba bujuje ibintu bibiri bakabona kubemerera gukora KYC. Cyambere nukuba umayininze nibura inshuro zigera kuri 30 zirengaho. Hanyuma nanone cyakabiri uba wujuje nukuba ugejeje nibura Ruby 30. Hanyuma icya gatatu utegereza itangazo rikwemerera gukora KYC. Bagenda bakuvivurira, tuzagenda tubyiga nta kibazo, tubereke naho biri buri wese. N'abari kuri abari Burundi turanabasuhuje, abantu bari Burundi, Tanzania, Uganda, DRC n'ahandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda badukurikira. Reka rero tujye ku ngingo nyamukuru uyu munsi. Nsaba batarakora subscribe muyikore rwose, mukomeze kudutiza umurindi, twubaka iyi channel ikomeze kudushakira amakuru afatika. Uyu mwanya rero mbazaniye amakuru kuri Pi Network. Reka mbwira abantu yuko migration zatangiye kuba. Icyo bigusaba wowe kora updatinga email yawe. Updatinga email yawe, numara ku updatinga email ukore wallet verification. Niba utarayikora, wallet verification ni ugushyira passphrase muri etape ya gatatu cyangwa se muri ya ntambwe ya gatatu, step 3. Reka nabyo tuzabyiga ukuntu babishyiramo, ariko hari abazi kubikora mu bikore. Abantu bamaze igihe muri tentative rwose migration zatangiye kuba. Yego, ibyo mbabwira akenshi ibyo mbabwira ni ibihamya mba nabonye, ntago ari ibyo mfite wenda ahandi mbikura, ni ibihamya mba nabonye. Hanyuma kuri Pi Network ndagira ngo update yasohotse tuyimameho akajisho, yasohowe na Pi Core Team. Bibukije ingingo z'ingenzi 3 zigize ririya tangazo basohoye rya Pi Network Ventures, aho yakoze umushinga wo guteza imbere. Ingingo z'ingenzi 3 zirimo nizo tugiye kuganiraho mu minota mike cyane. Ingingo ya mbere cyangwa se ibigize ririya tangazo ni ibintu 3 by'ingenzi Pi Core Team yagaragaje muri update yasohoye. Ingingo ya mbere ni Boost Pi Utility. Ingingo ya kabiri ni Enable more of the world's production onto Pi Network. Icya gatatu ni Bring Pi to the real world. Mu magambo yacu y'ikinyarwanda icyo bisobanuye, Boost Pi Utility ni ibyerekeranye no gukora ibishoboka byose kugira ngo imikoreshereze ya Pi Network ikomeze kwiyongera. Ibi bivuze rero kwagura uburyo abantu bashobora gukoresha Pi Network mu bikorwa byabo bitandukanye umunsi ku wundi. Icya kabiri batubwiye Enable more of the world's production onto Pi Network. Ni ugushyigikira ikoranabuhanga ryifashishwa mu bucuruzi no kugera ku bindi bikorwa by'ubukungu hifashishijwe Pi Network.
ibi bizatuma uru rubuga rwa Pi Network rwongera cyangwa se rwongera imbaraga, rwongera ubunararibonye, cyangwa se rugenda rwihuza n'ibikorwa byinshi muri uyu mwuga cyangwa se muri iyi si ya cryptocurrency, ndetse ikanawigarurira wose. Intego ya gatatu igaragara muri iryo tangazo icyo Pi igamije muri uriya mushinga wa Pi Network Ventures, aho izashoramo miliyoni 100 z'amadolari zibarirwa no mu mapayi. Icya gatatu, it's bring to Pi the real world. Ahangaha ni ugushyira Pi mu bikorwa nyakuri bifatika. Ibyo rero bikaba bisobanuye kwitabira ibikorwa by'ubukungu no gukoresha Pi Network cyangwa se Pi Coin mu buzima bwa buri munsi, nyuma yo kumenyekana no kogera. Ibi byose rero ubundi bigamije guteza imbere no gushimangira umwanya wa Pi Network na Pi Coin mu bukungu bw'isi. Ngana ku musozo w'ikiganiro cyacu, umwanzuro, niba mwarebye neza ku ma exchanges atandukanye, nkanjye nkoresha OKX, murabona ko Pi yari yasuye hasi cyane, yageze kuri 0.60 na, ariko ubu yongeye kuzamuka igera kuri 0.74. Ubu tuvugana ni wigeze, ubu tuvugana kuri saa 11:20 z'umugoroba ku isaha hano iwacu mu Rwanda. Icyo nshaka kubabwira ni iki, nuko hari abantu benshi bafite ikosa ryo kumvira, gusobanukirwa no gusobanura Pi mu mafaranga. Ntabwo ari byo gusa. Pi ntabwo ari amafaranga gusa. Pi ni ubuzima busanzwe. Reka mbabwira aya magambo ngana ku musozo yavuzwe na Pi Network, na Dr. Nicholas Kokatim, Pi founder. Yaravuze ngo ntabwo Pi yaziye kugira ngo igire abantu abaherwe gusa, ahubwo yaziye kugira ngo imiryango yacu irusheho kugira ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza ntabwo buba mu mafaranga gusa. Icyakora ubuzima bwiza, amafaranga ni imwe mu nkingi ishobora gutuma ubuzima buba bwiza. Ubuzima bwiza ubuhaye amafaranga gusa, genda wibereho n'amafaranga, wibuke yuko amafaranga kuyakoresha asaba ibikorwa remezo runaka. Noneho tuvuga muri urwego rw'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga, Pi Network irimo kubaka ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga mu by'imari. Niba ari mu by'imari, ni imari igera kuri buri wese. It's a decentralized application cyangwa se platform. This is a decentralized world. Ni isi aho ubukungu bwegerejwe rubanda buri wese. Ejo bundi muri Consensus 2025 iriya nama yaberaga i Toronto, bakoresheje urugero ruvuga ko ari ukujya mu cyaro cya Ghana. Umuntu wo mu cyaro cya Ghana akaba yashobora kubona serivisi nk'uwo mu mujyi wa Berlin mu Budage, hifashishijwe ikoranabuhanga rikoreshwa kuri telefoni isanzwe, hatabayeho ibikoresho by'amamashini ahambaye n'amashanyarazi ahambaye. No, iyo ikaba ari decentralized. Pi Network rero uyu mushinga wayo, mu kiganiro ejo gikurikira iki ngiki tuzababwira, noneho tureba ni iki kigiye kuba ku ma application ari muri Pi Network ataragaragaye ko yakoze KYB, ataremewe, ariko aryamyemo hari yakora iki, mu gihe batwerekaga yuko amaze kurenga 100 kandi yiteguriwe kuba yakoreshwa n'abapayoniyazi muri Pi Network. Ni iki kigiye kuyakurikira, ni iki kigiye kubaho. Ibi byose rero ni ibitwereka yuko Pi Network irimo kurushaho gucengera, kubaka, kunoza no gushyira ahagaragara ibikorwa remezo
bikenewe kugira ngo ya mari itugereho hano ndavuga nk'umuturage wa hano hasi ku cyaro akoresheje smartphone ye, Pi network ikamufasha kugerwaho n'ubukungu n'iterambere rikomoka mu byo akora hashingiye ku ikoranabuhanga rya Pi network rikoreshwa muri telefone ngendanwa, telefone yatungwa n'umuturage wariya hasi ku cyaro, reka mvuge ngo ku cyaro cyo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi, kimwe n'uko iyo serivisi yahabwa n'umuturage wo mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington, New York, hariya New York, ni aho ngaho capital city of United States of America. Ni kimwe muri ariye. Okay, reka mvuge ngo mu murwa mukuru w'Ubushinwa, mu murwa mukuru w'Ubushinwa. Reka dusoreze kuri iki ngiki. Ubu rero benshi baraza kuvuga bati birakuyobeye, nta kibazo kajya gacamo. Mu murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali yo ntago napfa kuyigwa twenyine. Hanyuma tuganye ku musozo dupfundikira ikiganiro cyacu, ndagira ngo menyeshe buri mupayoniya wese, tuzabigaruka mu kiganiro gikurikira iki, ufite Pi network amaranire ku mining abone Pi nyinshi, ye kwihutira kubona Pi mu mafaranga yo kurya, ahubwo yumve Pi nk'igikoresho kizadufasha gutuma ubuzima bwacu bw'imiryango yacu burushaho kuba bwiza hifashishijwe ikoranabuhanga ririmo ibintu bitatu. Icya mbere ni blockchain yo ku rwego rwa version ya gatatu cyangwa se web3. Icya kabiri artificial intelligence, ikoranabuhanga ry'ubwenge rikoreshwa ubwenge buhangano cyangwa ubukorano. Icya gatatu ni kihe? Ari web3, hakaba blockchain ya web3, hakaba artificial intelligence. Icya gatatu ni kihe di munyibutse? Ya, ni ibintu bitatu bundi. Yego, ibyo byose byubakiye hamwe bishobora kugeza abaturage cyangwa abakoresha iryo koranabuhanga, iryo koranabuhanga ku buzima, rishobora kubageza ku buzima bwiza. Bishobora kubageza cyangwa se bishobora kutugeza ku buzima bwiza. Ibi byose bifatanyije bizatugeza ku buzima bwiza. Bitabaye ibyo, utabyitayeho akagumya kurebera Pi mu bintu by'amafaranga, mama nangaye, oya, ntabwo Pi ari amafaranga gusa. Pi ni amakuru y'ubuzima bwa buri munsi atugeza ku bukungu bushingiye ku mari hifashishijwe ikoranabuhanga rihambaye, riri ku rwego rwa web gatatu, rikoresha ubwenge buhangano bwa artificial intelligence. Hari ikintu cya gatatu kujya gumye kunyibagira niki, murakibuka murakivuga cyangwa tuzakivuga mu kiganiro gitaha. Ngayo nguko ni mu mining rero, kurusha ibindi byose mwuzuza ibisabwa, ubundi mutegereze ibintu bigende byikora. Nimugubwe neza, muhaye muronke. Turifuriza buri wese gusoza weekend neza, abayicagashije nta kibazo muyinjoyinge, kandi twese dukomeze gufatanyiriza umugozi umwe mu kubaka uyu muyoboro wacu wa Pi network, Ruby network, Pi bridge. Tuzaza kubagezaho amakuru yayo vuba nayo, maze buri wese iyi maramarize. Asante.